hano ni inkuru ifite umutwe ugira uti imyaka 125 ya kiliziya kwita inkotanyi inyangarwanda ibihe bya jenoside n'ibindi. Urumva mbonye intege yatanze umucyo. Uyu mbonye intege ni musenyeri wacyuye igihe cyangwa se mu kiruko cy'izabukuru Semaragide Mbonye intege. Ndasoma ku cyamakuru igihe aragira ati musenyeri Semaragide Mbonye intege yahoze ari umwepiskopi wa Kabgayi ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni ibihe yishimira kuko avuga ko kujya mu kiruhuko byatumye yongera gutekereza byagutse akamenya umuntu. Musenyeri Semaragide Mbonye intege yavutse ku itariki ya 2 Gashyantare umwaka w'1947, tariki ya 20 Nyakanga 1975 nibwo yahawe isakaramentu ry'ubusaseredoti abuhererwa Icyeza muri paruwasi akomokamo. Tariki ya 21 Mutarama 2006 Papa Benedigito wa 16 yamutoreye kuba umushumba wa diyoseze ya Kabgayi. Yahawe ubwepiskopi kuwa 26 Werurwe umwaka wa 2006, maze kuva ubwo akora imirimo inyuranye igenewe umwepiskopi muri diyoseze ya Kabgayi, mu nama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda no mu ihuriro no mu mahuriro anyuranye y'inama y'abepiskopi bo mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Yaganiye n'iki kinyamakuru ngo ndavuga igihe, agaruka ku myaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda, ibihe bikomeye kiliziya yanyuzemo harimo n'ibya jenoside yakorewe abatutsi. Avuga ku mateka ye harimo nk'ibaruwa yigeze kwandika yita inkotanyi inyangarwanda. We musenyeri yego igihe kiramubaza ubuzima bwawe nk'umuntu uri mu kiruhuko cy'izabukuru bwifashe gute? Musenyeri arasubiza ikiruhuko cy'izabukuru ni igihe cyiza nifuriza buri wese kuzagira Imana akakibona, kuko kiguha umwanya atari uwo kwicara ngo uruhuke, ahubwo wo gutekereza ngo urebe. Nibwo ubona umwanya wo gutekereza umuntu wakoreye uwo ari we, umuntu wakoreye uwo ari we. Nkatwe twari dufite umurimo wo gukorera abantu, wo kubana n'abantu no kubarera. Urumva ati nibwo ubona umwanya wo kubona icyo nakwita mu gifaransa avuga ati la dimension humaine. Sibyo? yego Ati ntabwo navuga ngo ni ibipimo by'umuntu, ariko ni ukubona uko umuntu ateye. Sibyo? Reka ndebe wenda ibyo ushaka kureba, sindi bujye ku iretere yanditse n'ibindi. Ndashaka ndebe ndaza kuza hano hepfo ku nama n'impanuro yatanze. Hano avuga ati hari urugero rw'ibyo avuga aherutse kubona mu bihe bya vuba. yego Ati nigeze kwicara aha, hari umwana wari wakoze icyaha i Butare. Noneho bisi ibyo nshaka kuko yavuze byinshi. Ndashaka kureba ku cyo yavuze. Agiye kujya ku ibyo yavuze ku bigaragara sosiyete yacu ifite ibibazo byinshi. Nabyo yabivuzeho. Aragira ati ntabwo ari iyacu, ni sosiyete yose ku isi. Ati na mbere yanyu byari biriho, na nyuma yanyu bizaba biriho. Ariko ndashaka kureba aho yavuze kuri ba bana bigana. yego Aba nibo nshaka. hepfo Reka wayisomye se nawe? na twayisomye nijoro.
njyewe umwe muri abo ho naranamuvugishije yenda Reka, ni ndende cyane ntabwo twayisoma ngo tuyirangire. Ni ndende. Amadini n'insengero by'inzaduka yagize ibi nabyo ega buriya buri dini igihe riziye riba ari inzaduka kubo risanze Bitewe n'igihe. ibyo byo rwose nta nubwo nabitindaho kuko hano icyo bivuze simbizi ngo amadini n'insengero by'inzaduka yangije iki mu murongo wo kwigisha no kuyobora abantu mu ndangagaciro za nyazo. Mu Rwanda nureba neza kiliziya yagiye asobanura amadini y'inzaduka ubwo icyo biterwa n'igihe yazi icyo gihe aba ari inzaduka kuba ariho icyo gihe aba yabadukiye nyine. Hari byinshi uba ufite umwanya zo gusoma aragaruka hano ariko hari abapadiri bakoze jenoside biyabivuzeho. Ntabwo mvuze kubica ariko kuki mukomeza kubita abapadiri aho kugira ngo mu bubambure abakoze ibyaha nyine. Ibintu byaha bisobanuye icyo cyizere kiliziya yatakarijwe utekereza ko ibintu byaha bivuzeho. Ndakomeza aravuga kuki kiliziya yari yarinangiye kugusaba imbabazi ku ruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibintu byaha bivuzeho. Ni iki cyashoboje Papa Francis gutera iyi ntambwe mu gihe byari byaragoranye mbere? Nabyo nta kindi muteganya biriya byakozwe na Papa birahagije. N'amakuru rwose yaramubajije ati hari inyandiko yigeze gutambuka mu kanyamakuru Urumuri rwa Kirisitu harimo ibaruwa yawe wita Inkotanyi Inyangarwanda, iriya baruwa koko ni iyawe? Aravuga ati nayandikiraga musenyeri wanjye, ntabwo yari ya rubanda. Ati naramutabazaga ngo adutabare aho twari mu isemineri tuvuga tuti badushinja inkotanyi tuzizi. Ati ni Inyangarwanda niko ati niko bazumva. Ati urumva byabisobanuye ibintu byo birebe. Ati ntabwo wicuza ibyo wanditse icyo gihe. Arakomeza hano ati niki wabonye niki wicuza? Arakomeza ati usobanura ute musenyeri Perode uyu munyamakuru rwose namukunze cyane ariko ndashakamo kariya kantu kabi muri iki gihe bigana abapadiri. Wowe sasa nkawe nk'umuntu uba nk'umu content creator kandi cya kabiri umukada, sibyo? Biriya bintu urabivuga iki? Urakoze cyane. Njyewe nagize n'amahirwe yo kuganiriza umwe muri bo, yenda muze kunyemerera nerure nk'izina kuko hari umwe ubona ko yateye imbere kandi kenisi nawe ukoresha imbuga nkoranyambaga. Can you imagine kwandika muri Google kandikamo ngo misa, ucyandikamo misa bakaguha undi muntu uriya umusore nyine wiyise padiri? Birababaje. Reba urabivuga nk'umukonti, ndabivuga mu buryo bubiri. Urabivuga nk'umuyoboke wa Kiliziya Gatolika, urabivuga nkandi? Ndabivuga mu buryo bubiri. Icya mbere nk'umuntu wumvise verisiyo y'uyu musore wiyise padiri, dore ko afite na tushe ya gihanzi, ariko nanone mbivuge mu mboni ngari yo kugira ngo urubyiruko rwihangira imirimo. At the same time icyo kintu tukirebeho. Ariko ndashaka nkubwire ikintu cyitwa creative industry. Ngiye ku giti cyanjye ndashaka mbaze nkubwire. Nigeze kugira ibibazo n'urugaga rw'abaganga kera nkiri docteur spécialiste qualifié dans tous les métiers, sibyo? Bateye n'intambwe bajya kundega muri Media High Council y'urugaga n'uwitwa Murama. Ngezeyo ndababaza ariko reka mbaze, sibyo? Niba muzi icyo bita creative industry, muzi icyo bita performing art, muzi icyo bita stand up comedy, muzi icyo bita drama. Ndabwira rero niba ushaka kujya muri creative industry ugashaka kuyiregulatinga, ni wowe uzavunika. Icyambere turebe ibintu birimo tugomba kubahiriza. Icyambere cyo tuzubahirize kutandagaza character wenda urwego urimo gukinirimo. Dufata urugero, uyu munsi wa none niba narakinnye njya gukina iyo drama
yahereye kuri buriya njye nakinaga true story nahereye kuri ibiba mu bantu nahereye ariko- kuri complainant wagiye ku muganga nari nabwiye kategorikali ndavuga nti sindi buvuga amazina ariko mushatse na victim ashobora kuza wagiye ahantu icyo gihe umuntu yaranapfuye uwo muganga yavugaga aho kugira ngo amusuzume ibyo amusuzuma akajya amwikoresha ku bibero no ku mabere hariho nazanye bya bipimo 3 byanjye majeri werekanaga isura mbi y'abaganga nagaragazaga nko gukosora uyu munsi wa none rero kuba umuntu ashobora gufata iyo karagita akaba yayikina wenda bitewe akayishyira mu nganzo ntabwo ntekereza yuko ubwabyo byiswe gusebya uwo ari we wese kuko ntabwo uvuze ngo ni dogiteri kanaka it is an open ariko hari complain hari twumvise nk'umuganga wasambanyije umugore agiye kumubyaza twumvise abaganga iyo mico mibi yose uyifashe ukayikoramo ikintu ushaka kwigisha abantu sinaba gusa naje guhura n'abapasiteri nabo tugirana ikibazo mbaza uti iki yego twagiranye ikibazo ubwo nakoraga indyankurye yitwaga itorero bose barakizwa rifite viza ku bukire gusa iyo babaga batuye ubuhanuzi ni ituro mu myaka 15 ishize iyo babaga ibyo uyu munsi wa none bashinja amadini njye nabikiniye icyo gihe nabishyize into perspective iyo wazanaga rwaserera aba bodyguard banjye baragusohoraga ntabyo kuza kubaza ibibazo twebwe ibyo ngibyo bigutwaye iki turi turo ushimisha imana ntabwo ari imana y'abakene si imana y'abatindi wabyumvise nabwo abapasiteri baranyiha ariko by God's grace nakoraga ibintu mbona biri mu kuba muri community impact yaragaragaye after that turi mu bantu bakinnye ibi bintu birimo byo guhohotera ruswa ishingiye ku gitsina urumva nkora iriya entreprise Runiga SA sibyo twarakurikiye aho tuvuyemo aho ngaho twazanye ibindi ihohoterwa ribera mu miryango aba bana bamwe nabo bahohoterwa n'abakabaye babarera harimo ya indi yitwa nyokoro makuru harimo umwana witwa Fanette iriya nayo yari true story seriously wenda ubu ngubu nuko maze kugenda saza kandi ndanababara comedian bacu baribanda ku kintu kimwe gusa ibintu byose bijyanye ku mibonano mpuzabitsina gusa ntibafata umwanya ngo bicare bandike batekereze ariko Kenisi urumva we wakoraga ibintu by'impactinga ese ababo hanyuma rero kagaruke ku uyu nguyu niba yahisemo gufata character akaba yakina nka padiri ku giti cyanjye niba adakora ibintu bitesha agaciro kiliziya gatolika nk'urwego ariko wenda akaba agaragaza ibirimo wenda karagiteri zimwe na rimwe abapadiri begizibitinga ariko zishobora kwangiriza kiliziya gatolika namushyigikira akabikina ariko niba bikora icyo agamije ari ugusebya kiliziya gatolika nk'urwego that is very dangerous reka nguhe verisiyo rero njye iki kibazo naragikurikiye ariko banza mbare umukada ibi mbivuze nk'umuntu wabaye muri urwo rwego n'ubu ngubu nkibarira muri creative industry yego by the way nabahaye akaruhuko umunsi nzagaruka murimo mubikiniramo ninde wundi uzabivuga atari nje ngaho mukada ndacecetse yego ndagira ngo mbanze nibutsa abadukurikiye ko higeze kubaho na remarque ya ku mbuga nkoranyambaga za diocese ya Kigali byigeze kuba baramuromarika ndetse nawe asa nk'uwikanze ubwo ndi kuvuga uyu musore witwa Padiri Buridir yenda muze gukandaho nirwo rugero twifashishije baramuromarika arikanga aranabipostinga ahantu hose ariko ibibazo byagiye bizamo ndetse byanabikatarije nuko yagendaga atera intambwe umunsi ku munsi bitangiye ari komedi avuga ku bantu burakeye mu nyemerere sinibuka terime tekinike ya bino bintu bagira gutya muri kiliziya sinibuka terime tekinike burakeye tubice hejuru burakeye azanye icyo kintu none abishyize ku rundi rwego igihindizo kimwe cy'umwotsi burakeye azanye noneho ikanzu abishyize ku rundi rwego ashyizeho ibishushanyo runaka urumva ko ha muntu byari komedi batangiye kubona ko ari kuviza kure batangiye kubona ko noneho yatangiye kuzana na korari ngo yabahereza batangiye kubona ko noneho yabiteretse ku rundi rwego ku buryo akoresha terime tekinike ngo katedrali ngo mujye munsura kuri katedrali ajya muri MTN ashyiraho momo asaba momo kode ati noneho mujye muturira katedrali urumva kugeza aho ngaho hari ikindi kintu babonaga akabazo k'amatsiko burya abahanzi yego we nkawe nk'umukada wigeze umubaza impamvu iri artistique akoresha yahisemo kwigaragaza kuko tubona n'abigaragaza nk'abaperezida tubona n'abigaragaza nk'abasenyeri si hano gusa
ariko icyo dushaka kureba isobanura mpamvu yabyo ni iyihe. narayimubajije rero arangije arambwira ngo njye byatangiye ari komedi, ari ugususurutsa, ari ukwihangira imirimo byo kuri social media bisanzwe, akora content. ariko noneho muri bwa bushobozi abantu bama ibyo twita ituro, ngenda mbona ko hari ikindi kintu nabibyazamo umusaruro, kameme abantu bambresinga, mbereke ko hari intambwe ntera, reka mbereke ko hari abandi bantu mfasha, ariko yongeragamo abandi bantu. none se iyo abikora agamije gusebya kiliziya gatolika? oya nanone ubona ibyo nabyo tugomba kubireba ku ruhande rumwe, kuko reka nkubwire, uyu munsi wa none umuntu niba ashobora kuvuga babyita harya mu mvugo tekinike, niba nabyita mimicking, kuba wakwigana ikintu runaka, sibyo? muri art, muri creative art, ususurutsa abantu, muri creative art, ibyo bintu nta cyaha kirimo. ikikosa njye mbona ririmo ni uko yabikora ari mu gusebya, ubona with intention yo gutesha agaciro kiliziya gatolika. icya kabiri ni ukubikora aho abikoreye, wenda akagenda agacunga nko ku rusengero, akinjiramo agafata nka image wenda ya Saint Michel y'iki, akayiha ugasanga iri inyuma, arayikoresha muri background. ibyo byaba ari ikibazo. ariko kuvuga ngo umuntu afashe wenda yambaye iriya ngofero yambaye, ni nka nabyita ni nk'umwenda. hari n'abakora ari abasirikare, none se ubu Minadefi izagaruka ivuga iti kiramani turagufunga, iyo myenda wayikuye he? kuko nta kirangantego kiriho, nawe ntanayambara agiye mu buzima busanzwe, ayambara mu kazi gusa. ndashaka abantu bamenye uburyo creative industry ikora. ahantu njye nakumva ari ikibazo nuko hari ibyakwinjiramo bikaba too much, bikaba bigabije guharabika. ariko kuvuga ngo agiye muri stand up comedy, we yaranambwiye tutaragera kuri standard, we yaranambwiye ngo twakuze dukunda kiliziya, ni uburyo bwo kuyipromotinga, ni uburyo bwo kwereka ntabwo biri mu nshingano zo gupromotinga kiliziya. ibyo byose inshingano, ni uburyo bwo kwidefana. we nakore, sinumva ko hari impamvu n'imwe iremye icyaha kuri uyu mukomediye. ikibazo rero kirimo, yamaze kwinspira n'abandi, nyine tugera kuri Gens Comedy. nimba byaratangiye ari we, hakaba haje n'abandi bantu babikora ku rundi rwego, kandi ukabona mu munsi umwe bageze mu bihumbi 100, ni ukuvuga ngo yasegamira akunzwe, bari gususurutsa abantu, batangiye kubona ko nabo hari igikundiro batangiye kwigwiza. erega ntabwo ari monopole ye, uko burya icyo twita idea ntabwo igira monopole. icya kabiri, buriya nawe niba ashaka kwigira kuriya, ahubwo ikibazo kirimo ni ikihe? ni iki bakora gishobora kuba kibangamiye kiliziya gatolika? aho ni kimwe. icya kabiri, motifu yo kubikora, sibyo? baba aribo ba mbere babikoze ku isi yose? I think no. niba babikora mu buryo bwo gusetsa abantu, sibyo? ntabwo babikora mu buryo bwo kwiyandarika. ibyo nabyo abantu babirebe rero, kugira ngo abantu bazasobanukirwe. buriya twagiye dusubira inyuma, twahuye n'intambara zikomeye tugitangiza izi drama n'ibindi byose bitandukanye. ariko kuri njye ndashaka babitekereze, ahubwo bareke no kubiha imbaraga bidafite. abantu bakavuga ngo ese ndi madini yo ko tutabona abakora ama-challenge yo muri uyu munsi wa none umuntu ntiyigire haji cyangwa ngo yigire shehe. hari ibintu abantu bavuga, herega buriya hari ikintu kimwe genda bikubwiza ukuri. hari ibintu bimwe twakwita blasphemy, cyangwa se gusebya, gutuka Imana. ibi bintu nabikora akora komedi ari mu gutuka, afata nka Bibiliya akayishinyagurira n'ibindi, yahura n'akaga gakomeye cyane. impamvu bavuga ngo kuki atigira umuyisilamu, impamvu atigira umuyisilamu, wenda ashobora kuba atafite ubumenyi, kubera ni idini cyane cyane gusaba kumenya icyarabu n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. kandi kuvuga icyarabu ubwabyo nabyo ntibisobanuye isilamu, kuko icyarabu ni ururimi. icya kabiri, wenda ni idini atafitiyemo ubumenyi nk'uko yabumenya kuri wenda uriya ashobora kuba yarakuze ari umugatulika. so ibyo byose turabireba. icya kabiri, n'abana savinga ubona ko bibona muri katolisme cyane, bashobora kuba bibona muri katolisme. so ibyo ngibyo hari impamvu nyinshi. ariko nanone ntekereza yuko uwakinisha idini y'abandi ayituka, ayitesha agaciro, yahura n'ibibazo bikomeye cyane cyane. simbizi njyewe aka kantu kari kankoze, reka mbanze mbakubita ubutumwa nkubwire yuko kugeza uno munsi urifuza gutura iwawe, ndatekereza ko igisubizo cyaba ari wi. igihe ni iki kabisa.
hamwe na gira iwawe ushobora guhabwa inguzanyo ku nyungu iri hasi kurusha izindi zose, miliyoni 40 ku nyungu ya 11% gusa.